Amahoro bana b'Imana, dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri uwa gatandatu w'icyumweru cya 27 tariki 10 Ukwakira 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyagalati, umutwe wa 3 umurongo 22 kugeza ku 29. Bavandimwe, ibyanditswe byabohesheje byose ngo y'icyaha, kugira ngo isezerano rizuzurizwe abemera Yezu Kristo. Mbere y'uko igihe cyo kwemera kigera, twari nk'imfungwa turinzwe n'amategeko, dutegereje uko kwemera kwagombaga guhishurwa. Bityo rero amategeko yaradushoreye adushyikiriza Kristo kugira ngo tuzahabwe ubutungane tubikesha ukwemera. Ubu rero kuva aho haziye ukwemera ntitugishorewe, kuko mwese muri abana b'Imana mubikesha kwemera Kristo Yezu. Kandi ni koko mwebwe mwese ababatijwe muri Kristo mwambaye Kristo. Nta Muyahudi ukiriho, nta Mugereki, nta mucakara, nta mwigenge, nta mugabo, nta mugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yezu. Ubwo rero muri aba Kristo, noneho nimwe rubyaro rwa Aburahamu, nimwe rero muzegukana umurage wasezeranywe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 105. Uhoraho ahora yibuka iteka isezerano rye. Ivanjiri ni yanditswe na Luka, umutwe wa 11 umurongo 27 kugeza ku 28. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Igihe Yezu yavugaga, umugore arangurura ijwi rwagati mu mbaga, aramubwira ati, hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonkeje. Nawe ati, ahubwo hahirwa bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bana b'Imana, muri aya masomo turazirikana ku bahiriwe by'ukuri. Ese kugira ihirwe ni ugutunga ibya mirenge ukabaho nta kibazo ufite wibereye mu mudamararo? Oya, iyi si hari ubwo idushukisha ibintu bihita tukagira ngo niyo mahirwe nyakuri. Twabona umuntu umeze neza inyuma ku mubiri tukagira ngo yarahiriwe, kandi ibishashagirana byose si zahabu. Muri aya masomo harimo ingero z'abahiriwe by'ukuri. Mu isomo rya mbere Pawulo amaze iminsi akoresha amagambo abiri, amategeko n'ukwemera, aho yatweretse ko kwemera gukiza kugeza ku butungane. Ubutungane ntabwo ari ukubahiriza amategeko by'inyuma, kwa kundi uba mwiza inyuma ku bw'itegeko ariko imbere uri mubi. Uko ni ukugorwa. Ikiranga rero abakristo bahiriwe ni ukurenga isano y'amaraso, imiryango, amoko, uturere, ibihugu. Dukumva ko twese dufitanye isano isumbi y'amaraso, isano y'ukwemera. Abahiriwe ni abari mu Mana, abana b'Imana. Pawulo yagize ati, kandi koko mwebwe mwese ababatijwe muri Kristo mwambaye Kristo. Nta Muyahudi, nta Mugereki, nta mucakara, nta mwigenge, nta mugabo, nta mugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yezu. Amen. Kimwe mu biranga abana abanyakibi ni amacakubiri, division. Naho abana b'Imana ni ubumwe, unite. Ni nabyo Yezu yashimangiraga mu Ivanjiri ubwo Abayahudi bari bamwibasiye bamusebya ngo ni Sekibi Berizeburi akorana nawe. Ariko uyu munsi twumvise uyu mugore uhoza Yezu agahinda yatewe n'Abayahudi, agatinyuka akavuga neza umubyeyi wa Yezu kubera ibyiza yabonaga Yezu akora. Iyi Ivanjiri y'uyu munsi ni ngufi ariko ivuze byinshi. Guhirwa ni iby'agaciro gakomeye, nibyo guharanira buri munsi. Abahanga muri Bibiliya bemeza ko iri jambo guhirwa, umugisha benediction, rigaruka inshuro 50 mu isezerano rishya. Muri zo ni 25 Yezu ubwe arikoresha mu mavanjiri. Bitwibutsa ko Imana ituzanira ihirwe. Imana ishakira abantu icyiza, ihirwe. Muri iyi Ivanjiri harimo guhirwa y'uyu mugore iganisha ku isano y'amaraso. Hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonkeje. Na guhirwa Yezu iganisha ku isano isumbi y'amaraso, isano y'ukwemera. Hahirwa bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Mu binyabuzima inda n'amabere nibyo biranga umubyeyi, la maternité. Ni ukubyara ukarera. Bikira Mariya rero icyambere cyamugize umuhire ni uko yabyaye Imana akayirera. Turazirikana ukuntu byamuruhije kuva yasama kugeza yasubiye mu ijuru. Ubuzima bwa Bikira Mariya bwose ni imiruho, kuvunika, guhunga, kubabara, umusaraba. Ariko ibyo byose byamuruhije nibyo byamuhesheje ihirwe, ibyishimo nyakuri. Ibyo rero nibyo byashoboye kugaragarira amaso y'abantu. Ariko hari n'irindi hirwe noneho risumbyeho, akesha ukwemera. Yumvise ijambo ry'Imana kandi ararikurikiza. Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Cyagihe asubiza malayika ati, ugushaka kw'Imana ni gukorwe. Bikira Mariya arahirwa kuko yemeye ibyo yatumweho na Nyagasani. Bituma noneho usibye ko umubyeyi wa Yezu yabaye n'umubyeyi wa Kiliziya, aba umubyeyi w'abantu twese. Ayo ni amahirwe y'ikirenga. N'umwana wumvira ababyeyi arahirwa, agira umugisha. Kumvira Imana bituma uhirwa.
twibutse ko amahirwe ya Bikira Mariya ashingiye ku mibabaro n'imvune yagize. Ese njyewe w'umukristo niki kimpesha ihirwe? Niki gituma ngira ibyishimo? Ese imiruho ya Bikira Mariya imbere isoko n'urugero nakwigana ngo ngere ku ihirwe nyakuri? Abahanga mu mitekerereze bavuga ko ibyishimo biri ukubiri, plaisir et bonheur, umudamararo n'amahirwe. Umudamararo ni ibyishimo bitaramba, le plaisir charnel, iraha ry'umubiri, kwishimisha no kwinezeza, ukadamarara kubera ibintu n'abantu ushobora kugeraho utavunitse. Uko byihuta mu kubibona ni nako byihuta mu kuyoyoka. Ikindi kibi cy'ibyishimo by'akanya gato byo gusamara, wishima mu kanya gato iyo byakiriye, ariko ingaruka zabyo zikazaza ari nyinshi kandi mbi zikaramba igihe kirekire, ndetse n'ubuzima bwawe bwose. Urugero ukaba kwishimisha mu ngeso mbi z'ubusambanyi, umunota umwe gusa uba wanduriyemo sida, indwara nyinshi, ugatwariramo inda, ukabukoza icyaha, ugahemukira Imana, ukikururira umuvumo, kandi ubikoze winezeza, none ugiye kubabara ubuzima bwawe bwose. Ni nka bya biryo biryohera mu kanwa, ariko byagera mu nda bigasharira, bikarura. Kongera gusana ibyo wanyije mu munota umwe bikazagusaba ubuzima bwawe bwose. Ni nko kumanika agati wicaye, ukazakamanura udahagaze gusa, ahubwo umanitswe. Ye baba we, ibyishimo kubigeraho biroroshye, ariko ntibitinde. Naho ibyishimo bya kabiri ni ibyishimo biramba, le bonheur, ihirwe. Ibyo bisaba kuvunika, ya mbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho, ukababara, ukaruha, ariko ukazishima igihe kirekire. Mbese nk'umubyeyi utwite uba uri kubabara, ariko akazishima abyaye. Nka Bikira Mariya wahuye n'imibabaro ubuzima bwose, ariko agatanga ibyishimo ku isi yose, ahantu no mu bihe byose, na n'ubu turacyamurata. Ushobora no kuba udatunze ibintu byinshi, nta bantu ufite bakwitaho, ariko wishimye, ufite ihirwe. Ari nabwo uzabona bamwe bafite umutekano usesuye, ariko nta mahoro bafite. Ukabona urarinzwe impande zose n'intwaro, mbese nta waguhungabanya, ariko ugahora ku bwoba. Ufite umutekano ariko ubuze amahoro. Ufite abarinzi ariko uhorana ubwoba, ugahora ukorera kuri baranyishe. Ufite ibintu n'abantu ariko ubuze ubumuntu. Nibwo uzabona hari n'imbwa zirinda abantu b'abagabo. Kubera iki? Baragowe. Abantu bakorera ku bwoba, bagakorera ijisho, ntibishima, bahorana umubabaro mu mutima. None rero w'umuvandimwe, ihirwe ryawe urushakira he? Mu byaremwe gusa? Ese nta ngeso mbi wadukiriye muri iyi minsi zikoshya ngo urishimisha? Urashaka kurangiza irari ry'umubiri, ukiyibagiza ko ubwawe utihagije ngo urikemure? Bimara iki gutunga ngatunganirwa, nkagira amafaranga iryaguye, amazu, amasambu, amamodoka, ibibanza, ibintu bya mirenge, ariko nta mahoro mfite, nta byishimo, nta hirwe mfite. Naragowe, nkabura ibitotsi, sinsinzire neza, ngahora mpangayitse, nkaryama ku muguruko, nkarira ku muguruko. Kubera iki? Mbuze icy'ingenzi, ihirwe nyakuri ni Imana. Bikira Mariya yarahiriwe ubuzima bwe bwose, nubwo yanyuze mu mibabaro, ariko kubera ko yari kumwe n'Imana yarahiriwe. Umuntu uri kumwe n'Imana wese abahiriwe. Natwe rero twisungiye umubyeyi mu bibazo duhura nabyo, imvune, amagorwa, ibyago, ibitotezo, indwara n'ibindi byose bitubangamira mu buzima, tubashe kubitambukamo neza, dukora ibishimisha Imana, ugushaka kw'Imana, maze natwe Imana izaduha ihirwe rihoraho, ihirwe ry'ijuru, nk'uko yagororeye Bikira Mariya. Bikira Mariya mwamikazi wa Rozari, udusabire. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa Diyoseze ya Cyangugu. Mariya nyina wa Jambo, udusabire.